reka nkubwire kuri kiri kiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'Amerika ni ku 104.3 FM. Tubahaye ikaze mu kiganiro ejo ngaruka kwezi ku burenganzira bwa muntu. Ntimujye kure. Nikosi ndakumva. Ubundi byo numva ngo n'uburenganzira bwa muntu bishatse kuvuga iki? Ubwo burenganzira se n'ubuhe? Ndamutse ntasobanukiwe n'icyo amategeko abivugaho ntabariza he mu by'ukuri. Ese nawe waba wibaza nk'ibi bibazo? Kurikira ikiganiro ejo buri wa gatandatu wa nyuma w'ukwezi usobanukirwe byimbitse uburenganzira bwawe. Ni kuri radiyo ijwi ry'Amerika ku murongo w'104.3 FM. Iki kiganiro mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Eco ukorera i Kigali mu Rwanda. Amahoro y'Imana abe kuri mwese mukomeje gukurikira gahunda za radiyo ijwi ry'Amerika yumvikanira ku murongo w'104.3 FM. By'umwihariko tukaba tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa kandi mukanagezwaho n'umuryango Ejo Youth Eco ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Ngiye muri kumva kuri mikro ndi Kareme Patrick Mbaikaze. Reka nkubwire kuri kiri kiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'Amerika ni ku 104.3 FM. Ikaze nanone mu kiganiro cy'uyu munsi, ikiganiro gitegurwa n'umuryango Ejo Youth Eco ukorera mu Rwanda. Mu kiganiro cya none tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ku myumvire ya bamwe bavuga ko ntacyo bitwaye igihe umwana yatangira gukora amafaranga ari muto ngo kabone niyo yatakaza ishuri. Nk'uko mumaze kubimenyera rero, mugira uruhare mu kiganiro ejo mutwoherereza ibitekerezo ku nsanganyamatsiko tuba turi kuganiraho. Ngaho rero nimutubwire, ese birakwiye ko umwana utarageza imyaka y'ubukure, ubwo ni ukuvuga munsi y'imyaka 18, yajya gukora amafaranga kabone niyo yata ishuri? Muratwandikira munyuze kuri nimero yacu ariyo 0787581411 cyangwa se mutwandikire munyuze kuri 07280282 ndetse kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram ndetse na Twitter yahindutse X. Hose ni ukwandika Ejo Youth Eco mu ijambo rimwe, ubundi ibitekerezo byanyu tukaza kubisoma. Muhawe ikaze. Iki ni ikiganiro ejo ukurikiye ku 104.3 FM. Ubundi mu mikurire y'umwana wese akura ahinduka, haba mu mitekerereze, mu gihagararo ndetse kandi no mu bwenge. Nituvuga umwana ariko twumve uri munsi y'imyaka 18 y'amavuko nk'uko amategeko mu Rwanda abivuga. Muri iyo mikurire y'umwana rero aba akwiriye no kujya ku ishuri kuko ariho zingiro ry'ubuzima riba riri. Ni no muri urwo rwego kandi guverinoma y'u Rwanda yashyize imbaraga mu guteza imbere urwego rw'uburezi hagamijwe kubaka igihugu gifite ubukungu bushingiye ku bumenyi. Muri iyi minsi hariho gahunda y'uburezi kuri bose, aho umwana aba ashobora kwigira ubuntu kuva mu mashuri y'incuke kugeza arangije yisumbuye binyuze muri gahunda y'uburezi bw'ibanze bw'imyaka 12. Aha bihita byumvikana neza ko uburezi ari urufunguzo rw'ubuzima. Gusa nubwo bimeze gutya ariko hari bamwe mu bana usanga barataye ishuri bakajya gukora amafaranga bakiri bato bataranageza kandi ku myaka fatizo y'umurimo. Ikiganiro ejo cy'uyu munsi twifuje kumenya icyo itegeko ry'umurimo rivuga ku mwana ndetse kandi n'ibitekerezo abaturage batandukanye bafite kuri imyumvire ya bamwe bumva ko ntacyo bitwaye igihe umwana yatangira gukorera amafaranga akiri muto kabone niyo yatakaza ishuri. Reka mugenzi wacu Manishimwe Noel atugezeho inkuru irambuye yadutegure kuri iyi ngingo. Njyewe ndagaruka mu kanya. Ntabwo umwana akwiye kujya gukorera amafaranga kuko nyuma iyo ya mafaranga yabuze ashobora kuba umujura akagenda akiba kubera ko amafaranga yamenye yatayabonye. Nijwi rya Evariste mu Rwanashyaka, umuyobozi ushinzwe guhuza ibikorwa mu mpuzamiryango iharanira uburenganzira bwa muntu CLADO, akaba n'umugenzuzi w'uburenganzira bw'umwana ku rwego rw'igihugu. Mu Rwanda umwana ni umuntu wese utarageza imyaka 18 y'amavuko. No kubera icyo abana babuzwa gukorera amafaranga bakiri bato, nibyo mu Rwanashyaka akomeza asobanura.
hari abana bakoreshwa imirimo mibi. Uriya rutonde rw'imirimo mibi nyakubahwa minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo yagaragaje mu iteka rye, ndetse hakaba n'itegeko ry'umurimo rivuga mu ngingo ya 5 n'iya 6 havugamo imirimo ibujijwe ku bana n'iyo abana bemerewe. Rero nta muntu ukwiye kugira imyumvire y'uko umwana akwiye gukorera amafaranga. Ni ukuvuga ngo abana ntibakwiye gukorera amafaranga kuko y'abana bamenyereye imirimo ibahemba. Ni hahandi wohereza umwana ku ishuri kubera kumenyera amafaranga ntabe yajyayo, ni hahandi umwana ashobora kugucika akigira mu birombe cyangwa gukora indi mirimo ivunanye kugira ngo abone ya mafaranga. Rero ntago ari byiza ko umwana atangira kumenyerezwa amafaranga hakiri kare. Umwana agomba kuba ari mu ishuri, umwana agomba kuba ari mu muryango ari gufasha ababyeyi turimo dutoya turi ku rwego rwiwe. Ntago umwana akwiye kujya gukorera amafaranga kuko nyuma yo ya mafaranga yabuze ashobora kuba umujura akagenda akiba kubera ko amafaranga yamenye atayabonye. Ashobora kujya mu muhanda yizeye ko azabonaho ya mafaranga, ashobora kujya mu busabirizi ndetse akayavanamo n'ubundi burara. Umwana wawe ufite imyaka 15 14 abonye akazi ahantu akajya akorera nk'ibihumbi 50, bamwe wamuha umwanya akagenda akayakorera. Njyewe ndi kumva umwana. Uyu mubyeyi w'imusaza mu karere ka Kirehe mu burasirazuba bw'u Rwanda n'umwe mu bo twaganiriye agaragaza ko nta kibazo abona mu kuba yakwemerera umwana we mu gihe yaba afite imyaka iri hagati ya 12 na 15 agatangira gukora akazi ahemberwa, ni ukuvuga gukorera amafaranga. Njyewe ndi kumva umwana wanjye hahandi azajya ahembwa ibihumbi 50, mbonye nta mbogamizi zirimo cyangwa se nta kibazo kindi azahuriramo nacyo, ntamureka akayakorera. Bamureka agakora akazi. Hari abandi baturage bo mu bice by'uturere twa Kayonza, Ngoma, Rwamagana two mu burasirazuba bw'u Rwanda twaganiriye dutegura iki kiganiro, batemeye ko tubafata amajwi tuganira. Bagiye batwemerera ko bakemera abana babo bafite inyota yo gukorera amafaranga bakayakorera batitaye ku myaka yabo, ariko kubera ko bazi ko kwemerera umwana gukora akazi ahemberwa bibujijwe, bo bahisemo kwanga gutanga ibitekerezo byabo mu buryo bw'amajwi ngo amajwi yabo atumvikana kuri radiyo. Icyakora hari n'abandi baturage bumvikanisha ibitekerezo byo kudakozwa ibyo kuba bareka abana babo ngo bajye gukorera amafaranga cyangwa gukora akazi bahemberwa, bakagaragaza n'impamvu bavuga ko batabemerera. Agomba kubanza kwiga igihe cyo gukorera amafaranga nacyo kikazaza, ariko yabanje kwiga akamenya no kubara, nese yakorera amafaranga ataramenya no kuyabara. Buriya iyo umwana atangiye kujya muri ibyo ngibyo akiri mutoya, amafaranga hari ukuntu akwega abantu. Bahangayikira ikintu cyo bita ifaranga gusa byonyine. Umwana wabonye ifaranga akiri muto usanga reka da yasaze, yabuze. Rero yabuzeho gakeya, niba abandi usanga babaye n'ibirara, akiba, yabona nk'ahantu kana afite miliyoni, ubwo ni kwagahita agenda akajya inzu akahita yishwanyuza akayimena. Ibaze nawe. Yewe ko mbyumva umwana wanjye afite nk'iyo myaka 15 wenda akabona akazi niyo kaba kamuhemba nk'ibihumbi 100, nashakisha uburyo mushyira mu ishuri, ariko sinishimira ko umwana wanjye yajya gukora ayo mafaranga kuko ntacyo yamumarira. Nubwo hari abafite imyumvire myiza, muri aba baturage twaganiriye mbasanze mu gishanga gihingwamo umuceri, duhagaze twitegeye aho bita Kibaya mu murenge wa Mutendere mu karere ka Ngoma, batunze agatoki hamwe mu ho abana bato bakijya gukorera amafaranga. Ibyo ngibyo bibaho ntago byabo. Nk'umwana wa 10 n'ingahe bakamukorera ari amabuye. Hano ngaho haze amafaranga. Sha no 5 amukorera amabuye ugasanga nyine hano ku Kirombe se. Hano ku Kirombe harya ni icyaki. Iki ngiki ni icyaki. Muri Mutendere. Hano kuri bino birombe bagiye bagakoresha abana amaye abana. Bamwe bavuye mu mashuri ahubwo. Umwese akorera amafaranga angahe? Itafari rimwe. Ni igiceri kimwe. Ni igiceri cy'ifaranga. Rimwe. Wagira amatafari 5 akabari 5. Amafaranga 5. Amatafari hano ni ijana. Kurinda umuceri n'abana nyine nawe urabyumva. Bimwe mu byo aba baturage batunga agatoki ni nabyo umuyobozi ushinzwe guhuza ibikorwa mu mpuzamiryango iharanira uburenganzira bwa muntu CLADO akaba n'umugenzuzi w'uburenganzira bw'umwana ku rwego rw'igihugu mu Rwanashyaka Evariste agaragaza ko ari ikibazo gihangayikishije n'icyo wasanga gikwiriye gukorwa. Niyo mpamvu rero ababyeyi bagomba guhora baba hafi abana, bakabatoza uburenganzira bwabo neza, bakabatoza inshingano zabo, ariko bakabarinda ikintu cyose cyatuma bajya mu bintu bibabyarira inyungu. Umwana ntago ari ukwiye gukorera umuryango ngo ari uzana amafaranga atunga umuryango. Umwana akwiye kuba ari ku ishuri kandi abifashijwemo n'ababyeyi biwe, yaba atari ku ishuri akaba ari mu rugo uruhande rw'ababyeyi. Rero ni ukuvuga ngo mu buryo bugaragara mu minsi yashize hari ubushakashatsi bwakozwe bagaragaza
ibaza abana 147 bari bari mu mirimo mibi ni yayindi yo mu birombe yayindi yo mu buhinzi n'ubundi binjiriza amafaranga. Abo bana ni benshi, ariyo mpamvu tuba dusaba ngo ababyeyi babe hafi abana, abakoresha abana imirimo mibi bayirinde, abakoresha abana babahemba babyirinde, kugira ngo twirinde za ngaruka zose zatuma abana bararuka kubera amafaranga. Mu gihe hakiri ababyeyi bareka abana babo bakajya gukora akazi bahemberwa bakiri bato, iby'imiryango iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bw'umwana ibona nk'imbogamizi zikomeye, kuko bigira ingaruka zirimo iz'uko abana bibaviramo guta ishuri, kujya mu buzererezi, kutiga, kwishora mu biyobyabwenge n'izindi ngeso mbi. Inama zitangwa zo kubikumira ni uko hakenewe uruhare rwa buri muntu wese. Ubonye umwana akoreshwa imirimo ihemberwa kandi atabyemerewe, akabera ijisho uwo mwana n'igihugu ntarebere, ahubwo agatungira agatoki inzego bireba, kugira ngo ingamba leta, ibihugu n'imiryango mpuzamahanga bishyira mu kurengera umwana zitanga umusaruro ufatika. Ndabashimiye mwe mwese mukurikiye iki kiganiro ejo. Nitwa Noel Manishimwe. nguko rero dushimiye umuyobozi ushinzwe guhuza ibikorwa mu mpuzamiryango iharanira uburenganzira bwa muntu CRADO, akaba n'umugenzuzi w'uburenganzira bw'umwana ku rwego rw'igihugu Evariste Murwanashyaka, watubwiye ko umwana adakwiye kujya gukorera amafaranga akiri muto, kuko ngo iyo abana bamenyereye imirimo ibahemba bituma ngo no mu gihe boherejwe ku ishuri bashobora kutajyayo kubera kumenyera gukora amafaranga bakiri bato. Ndetse kandi yongeyeho anatubwira, adusobanurira icyo itegeko ry'umurimo rivuga ku mwana. Reka tunashimire kandi abaturage batubwiye uko babyumva kuri iyi nsanganyamatsiko, nk'aho bamwe mu baturage bo mu karere ka Kirehe mu murenge wa Musaza bamwe batubwiye ko nta kibazo babona mu kuba umwana yajya gukora akazi ahemberwa niba nta mbogamizi zirimo cyangwa ikindi kibazo batitaye ku myaka umwana ngo yaba afite. Ku rundi ruhande ariko tunashimiye cyane abaturage bo mu murenge wa Mutenderi mu karere ka Ngoma badutunye agatoki hamwe mu hantu abana bato bajya kwikorera amatafari kugira ngo babone amafaranga, aho batubwiye ko itafari rimwe ari ifaranga rimwe. Mbega ubu se nibura aragwira. Bakunzi bacu rero mukomeje kudukurikira, mutubwire ese birakwiye ko umwana utarageza imyaka y'ubukure, ubwo no kuvuga nyine 18 y'amavuko, yajya gukora amafaranga kabone niyo yareka ishuri? Niba wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, twandikire kuri 0728024232 cyangwa se kuri 0787581411. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Mu gihe muri kohereza ibitekerezo byanyu, reka dufate akaruhuko twumve indirimbo, turagaruka mu kanya. Eragubwire mwana wanjye dora kuka nsigaje ni gake. Kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro Ejo. Wakuze nkubwira ko ntazigera nkusiga, ariko ndashaje reka nkwerurire. Bimwe ubona bigutera urujijo, wishidikanyiriya niyo shusho isi dutuyemo. Abaseka bose siko bishimye mwana wanjye, oya gusa witinya, oya witinya, shira umutima mu nda kuko ntakizo mpanuro nizo zangiza uwundi we. Kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro Ejo. Ahari wowe imigisha isi zaguhirukire, gusura ibuke bucya bucyana yandi kandi usangira ni usangizwa. Buryo wanze kumva ntiyanze kubona, hato utazihenura ku isoko hora uvomaho.
amaso gusa witinya oya witinya shyira umutima mu nda kuko ntagize impanuro nizo zangiza ubundi we humura. Listen son, I need you to turn into a man. By a man, I don't mean a big chest and a great beard. No, I mean a man with a strong mind and a great heart. Iki ni ikiganiro ejo. Gusa witinya oya witinya shyira umutima mu nda shyira umutima mu nda kuko ntagize impanuro. reka twizere ko aka karirimbo kabashimishije. bakunze b'ikiganiro ejo turi kugana ku musozo w'ikiganiro cya none, ariko mbere y'uko mbibutsa icyo twaganiriyeho munyemerere nakire mugenzi wanjye Fridausi Bazubagira abanze atugeze ibitekerezo mwatanze ku ngingo twaganiriyeho mu kiganiro cy'ubushize. Gendagaruka mu kanya. Reka nshimire abakunzi bacu badukurikiranye baherereye mu bice bitandukanye by'igihugu. Ntabatindiye rero reka mere ku butumwa bwa Emmanuel Hakizimana uherereye Nyarubuye. Aragira ati kuva natangira gukurikirana ikiganiro ejo hari amasomo menshi nagiye nungukiramo. Ubundi buri wese yagakwiye guhindura imyumvire kugira ngo ihohoterwa rikorerwa abagore rirandurwe burundu. Nibyo koko bikunze kugaragara kuri bamwe mu bagabo bacyumva ko hari imitungo umugore adafiteho uruhare, bityo igakoreshwa nabi iterambere ry'urugo rikahazaharira. Ari nayo mpamvu amakimbirane ya hato na hato akigaragara mu miryango imwe n'imwe. Ndetse hari n'ubwo bikurura n'impfu za hato na hato zitunguranye bitewe no kudasangira umutungo ku buryo bungana hagati y'umugabo n'umugore. Undi nawe wagize icyo avuga neza kera aragira ati rimwe na rimwe mbona igituma abagabo bahohotera abagore bakanasesagura ibyo bafite akenshi biterwa n'imyitwarire mibi y'uwo mugabo. Ashobora kuba adashobotse cyangwa adafite ubushobozi mu mitekerereze yo kuyobora umuryango no kubushakira iterambere. Ikindi ashobora kuba abana n'umugore nawe wumvishe nabi uburinganire, ugasanga ashaka kunaniza umugabo mu mibereho yabo, noneho hakazamo guhimana bitewe n'ukuntu umugore yitwara kuri we. Hari igihe usanga imico mibi umugabo afite yarayitewe n'umugore, agashaka kuyobora ibyo yasanze umugabo yarashatse kandi yakamugira inama aho kumva ari we uzi kubiyobora. Ati njyewe rero numva bagakwiye koroherana. Abakunzi bacu barakoze ku butumwa bwiza badusangije. Niba wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, twandikire kuri 0788 cyangwa se kuri 0787581411. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Fridausi arakoze cyane kutugezaho ubutumwa mwohereje, ndetse kandi namwe mwese mudahema kukohereza ibitekerezo byanyu, turabashimiye cyane. Ikiganiro ejo cya none kigeze ku musozo. Uyu munsi twaganiriye ku myumvire ya bamwe bumva ko ntacyo bitwaye igihe umwana yatangira gukora amafaranga akiri muto ngo kabone niyo yareka ishuri. Aho twumvise bamwe mu baturage bo mu ntara y'Iburasirazuba mu turere twa Ngoma, Kirehe, Kayonza ndetse na Rwamagana, bamwe batubwiye ko nta kibazo bibonamo ko abana bakiri bato bakora amafaranga. Ku rundi ruhande rero twanumvise abandi badakozwa iyo myumvire, ahubwo ko ngo abana bakwiye kuba bari ku ishuri. Muri iki kiganiro kandi twanumvise umuyobozi ushinzwe guhuza ibikorwa mu mpuzamiryango iharanira uburenganzira bwa muntu CRADO, akaba n'umugenzuzi w'uburenganzira bw'umwana ku rwego rw'igihugu Evariste Murwanashyaka, watubwiye ko umwana adakwiye kujya gukora amafaranga akiri muto, kuko ngo iyo abana bamenyereye imirimo ibahemba bituma mu gihe boherejwe ku ishuri bashobora kutajyayo kubera kumenyera gukora amafaranga bakiri bato. Ndetse kandi yanadusobanuriye iki itegeko ry'umurimo rivuga ku mwana ndetse no ku myaka fatizo yo gukora amafaranga.
wakoze kubana natwe uyu munsi. Wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, watwandikira kuri 0728028232 cyangwa kuri 0787581411. Iyi numero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Aha tugeze ku musozo w'ikiganiro cya none. Munyemerere nshimire buri wese wagize uruhare kugira ngo iki kiganiro gitambuke, by'umwihariko Mizero Crespe wari ku banga bw'ibyuma, ndetse kandi na Nadine Uwamahoro wari uhagarariye iki kiganiro. Namwe mwese kandi twabanye mu kiganiro cya none ndabashimiye. Ikiganiro ejo nakagaruka, mwari kumwe nanjye Karemera Patrick, naho ubutaha. Tubahaye ikaze mu kiganiro ejo ngaruka kwezi ku burenganzira bwa muntu. Ntimujye kure. Nikosi ndakumva. Ubundi byo numva ngo n'uburenganzira bwa muntu bishatse kuvuga iki? Ubwo burenganzira se n'ubuhe? Ndamutse ntasobanukiwe n'icyo amategeko abivugaho, ntabariza he mu by'ukuri? Ese nawe waba wibaza nk'ibi bibazo? Kurikira ikiganiro ejo buri wa gatandatu wa nyuma w'ukwezi, usobanukirwe byimbitse uburenganzira bwawe. Ni kuri radiyo ijwi rya Amerika ku murongo w'104.3 FM. Iki kiganiro mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukorera i Kigali mu Rwanda. Ubwire mwana wanjye dora kuka nsigaje ni gake. Wakuze nkubwira ko ntazigera nkusiga, ariko ndashaje reka nkwerurire. Bimubona bigutera urujijo, wishidikanyiriya niyo shusho isi dutuyemo. Abaseka bose siko bishimye mwana wanjye, oya gusa witinya, oya witinya, shira umutima munda kuko ntakizo mpanuro nizo zangiza uwundi we. Humura ahari wowe imigisha isi zaguhirukire, gusa uribuke bucya bucyana yandi kandi usangira ni usangizwa. Buryo wanze kumva ntiyanze kubona, hato utazihenura ku isoko hora uvomaho. Nukurumbire kandi gushimira bizakubera ingeso, gusa witinya, oya witinya, shira umutima munda kuko ntakizo mpanuro nizo zangiza uwundi we. Humura. Listen, son, I need you to turn into a man. By a man, I don't mean a big chest and a great beard. No. I mean a man with a strong mind and a great heart. And no girls are witinya, oh yeah witinya, shira umutima munda, shira umutima munda kuko nangizo mpanuro nizo zangiza uwundi we, nizo zangiza uwundi we.
reka nkubwire kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'Amerika ni ku 104.3 FM.